Kadusome ijambo ry'Imana, dusanga muri Matayo, urwandiko rwa Matayo, Evanjili ya Matayo, tumyihanganire. Evanjili ya Matayo umurongo wa 13, kumve icyo atubwira. Imbuto za Kristo. Iyo yari indirimbo kugira ngo ugaburire ubugingo bwawe mwene data. Imana tugire neza. Tugiye kuganira ku mugani w'umubibyi Yesu yavuze ari kubiba, ari kubwira abo yarimo kwigisha. Umugani w'umubibyi ni muri Matayo iki cya 13. Tugiye gutangirira muri Matayo iki cya 13, twumve icyatubwira. Kandi ndifuza ko ufashwa mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uwo munsi Yesu arasohoka mu nzu, yicara mu kibaya cy'inyanja. Abantu benshi bateranira hari, bituma yikira mu bwato yicaramo. Abantu bose bahagarara mu kibaya. Abigisha byinshi, abacira imigani, aravuga ati umubibyi yasohoye imbuto. Haleluya. Akibiba, zimwe zigwa mu nzira, inyoni zirazitoragura. Izindi zigwa mu kukara kudafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure. Izuba rivuye ziraraba, maze kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa mu amahwa araruka araziniga. Izindi zigwa ku butaka bwiza, zera imbuto imwe 100, indi 30, indi 50, bityo. Umurongo wa 9, ufite amatwi niyumve. Haleluya. Rero nshuti yanjye, ni umugani Yesu yaciriye abo yarimo kwigisha. Tubonye ko yari mu kibaya yigisha abantu benshi bateranye, yicara mu kibaya abigisha anyujije mu migani. Abantu bose kubera iki Yesu yigishaga anyujije mu migani. Katurebe impamvu ukuntu yasobanuye. Yesu hano baramuje, abigishwa baramwegera baramubaza ati niki gituma ubigishiriza mu migani? Mvukuntu yabasubije.
arasubiza ati mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'umwami bwo mu ijuru ariko bo ntibabihawe. Igituma bishigishiza mu migani ni iki? Ni uko iyo barebye batitegereza, iyo bumvise batumva kandi ntibasobanukirwa. Ndetse ibyo Yesaya yahanuye bibasohoyeho ngo kumva muzumva ariko ntimuzabisobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona. Yesu atugirire neza. Haleluya. Dusobanurire mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Katusobanurire uyu mugani w'umubibyi icyo uvuga no muri iyi minsi. Yesu icyo yashatse kwigisha twebwe. Yesu asobanura umugani w'umubibyi. Ariko amaso yanyu arahirwa kuko abona n'amatwi yanyu kuko yumva. Haleluya. Nukuvuga ngo wowe unkurikiye, twabonye uko Yesu yigishizaga mu migani. Nukuvuga ngo abantu ntabwo babyumvaga. Hari ubwenge. Iyo tusomye mu proverb mu migani igice cya 8 kikwereka ubwenge bw'isi n'ubwenge bw'ijuru, ubwenge bw'ukuri, ubwenge ibintu by'ubwenge bavuga ubwenge bw'isi. Abantu bazi ko ubwenge bw'isi aribwo buri domine cyane, aribwo busumba ubwenge bw'ijuru, ariko ntabwo ariko biri. No kuvuga ngo ubwenge bw'ijuru nibwo bwabanje kurusha ubw'isi. Niyo mpamvu bavuze ngo kuba witeka aribwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Haleluya. Yesu atugirire neza kandi atwigishe. Nshuti yanjye, ushobora kuba ufite PhD, ushobora kuba ufite masters degree, ushobora kuba doctor, ariko simenya ubwenge bwawe ni byiza cyane. Ubwenge ngubwo Imana yaguhaye ndetse n'amadiguri Imana yaguhaye, iyo yakoresheje n'Imana neza no kubaha Imana, nibyo bisumba byose. Kuko ibyo ngibyo byo wahishe mu Imana mu byo yaguhaye nibyo bizakugirira n'akamaro mu cyerejo hazaza. Yesu atugirire neza. Haleluya. Byiza by'umusore bwawe Imana yaguhaye, ikoreshe Imana. Shaka melody. Ukiri Imana yaguhaye, yewe mwene data, ukoreshereze Imana neza. Ubwenge Imana yaguhaye, yewe mwene data, ukoreshereze Imana neza. Ibyo byose bizashira, haze ijuru, haranira ijuru mwene data. Haleluya. Nashakaga kugira ngo dufatanye ngendo umuramye mudakorana Imana n'abantu bavuga ubutumwa bwiza, ariko ubwenge, ubukire, ubushobozi Imana yaguhaye bukoresherezemo Imana neza. Umubwiriza nibwo yavuze ngo byose ni ubusa, unasanze byose ari ubusa. Ibintu byose wakora udakorera Imana neza, nshuti yanjye, ni ubusa. Haleluya. Byose nta kintu na kimwe kitagira iherezo, nta kintu na kimwe kitagira iherezo. Ariko iherezo ritagira iherezo ni ukubaha Kristo. Kuko no mu rupfu ibyo wakoze uwubahishemo Kristo, muragenda niyo mirimo, muragenda nibyo byose wakoze. Oh haleluya. Imirimo y'abera izibukwa. Imirimo ukorera hano muri iyi si yo gusingiza Imana no kuramya Imana, ntabwo ari kuririmba gusa, ntabwo ari gutereza haleluya nyinshi gusa. Ntabwo nabyo ni byiza, ariko imotifu ufite mu mutima wawe, mu bwenge Imana yaguhaye, niba warakiresha umwami n'umukiza ukavuga ati Imana nzamamaza ingoma yawe, nzamamaza kugira neza kwawe, abatabizi babimenye, hagira abahinduka ndetse babone neza yawe, ibyo Imana izabikwishyura. Nshuti yanjye, uzahura nabyo. Yesu atugirire neza. Haleluya. Rero aha twe tukuvuga mu migani, uburyo Yesu yabwirizaga abantu guciye mu migani. Ntabwo bajyaga bumva
ntabwo bajyaga bumva kubera ko bashyiraga mu bwenge bwinshi cyane, bagashyiramo amafilozofi menshi, bagashyiramo amateori menshi, bakumva ntabwo byumvikana ukuntu umuntu yakiza abantu, ukuntu umuntu yaza kuri iyi si akabyarwa n'umugore akaza ari Imana iravuka, ibintu bikabibazo, filozofi bakayishyiramo nyinshi cyane. Ariko hano Yesaya yaravuze ngo kumva muzumva ariko ntabwo muzasobanukirwa, kuko ibingibi by'ubwiru bw'Imana ni ibintu bimenwa n'abantu bafite imitima imenetse. Bisaba kwizera, bisaba kuvuga ati yes, ese koko Imana yahozeho, ni nde wari mwisi n'ijuru, ukabyumva. Nujye kuvuga ngo yango umuntu anyuze ngo uri manki ngaremwa ngo nuko aragacu gufa ukavuga muri iki gutya na gutya ukarangije gukora evolution humanitaire ngo bigenda gutya na gutya. Oya, habamo ikintu cyo kuvuga ngo harimo kwizera izera ko Imana iriho, ni watuzoka wakawe ko Kristo ari umwami uzakizwa. Haleluya. Katwumve uko rero Yesu yavuze iyi migani, nshaka kubinyura mu minota mikeya. Yesu yaravuze ati zimwe zikwa kukara, izindi zikagwa ku butaka bwiza, izindi zikagwa ahatari ubutaka bugize, nizera imbuto, nizigire imizi zikuma. Ibyo byashaka kuvuga iki? Katwumve uko bivuga. Nuko tujye ku murongo wa 18 twumve uko bivuga. Nuko nimwumve umugani w'umubibyi, uwumve wese ijambo ry'umwami ntarimenye. Ubu umubi araza agasahura ibikibibwe mu mutima we, uwo niwe usa n'izibibwe ku munzira. Izimeze nk'izibibwe mu nzira, ufashe imbuto ukabiba amasaka cyangwa ukabiba ibishyimbo cyangwa ukabiba mu nzira, uwo ngo niwe umeze nk'ijambo, umuntu wumva ijambo ry'Imana. Umubi araza agasahura, akaba ari muri eglise, akaba ari mu rusengero, akaba ari muri misa, kambivuge gutyo, akaba ari ahantu ateraniye, akaba ari mu cyumba cye, akaba ari ahantu hose muvuge ko hitiriwe izina ry'Uwiteka, kumbivuge gutyo. Niba hatarimo ikindi kintu kibyisha inyuma, iyo harimo ahantu hitiriwe izina ry'Uwiteka bagasoma ijambo cyangwa se ugasoma ijambo nturyumve, aho akaza kamusahura, ugasanga bamwe basinziriye mu rusengero, ntabwo bari kumva, bari gukinisha abana, asi yarangaye. Twize ibiki ntabwo bizi. Urwo rubuto rw'ijambo ryayo rimeze ngaho zibibwe mu nzira. Kandi usa n'izibibwe kukara, uwo niwe wumva ijambo uwo mwanya akaryemera anezerewe. Uwo izibibwe kukara yumva ijambo kabisa akavuga ati mba nibyo ndabyemeye cyane, uwo ntagira imizi muri we, maze agakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganwa azira iryo jambo, uwo mwanya biramugusha. Mwabyumvise? Ni ukuvuga ngo umuntu uri umeze izibwe kukara, ukanya we ahita yumva ati nibyo rwose. Tubonye ko izabibwe izimeze nk'izibibwe, tubonye ko izibibwe mu nzira ni wa muntu umubi aza agasahura ijambo, akaba ari mu rusengero agafata ijambo ry'Imana agasinziriramo, cyangwa se mwiziki ntabyibagiwe, nta nibyo nzi. Wasomye kimwe ijambo ryayo ntabwo ndi kubyibuka rwose, ibyo ko ndi kwibuka ko abantu baririmbye bakabyina, ariko nta kintu ndi kwibuka. Uwo ameze ngaho uzabibwe mu nzira. Turebye rero izabibwe kukara byo gusa arumva cyane, mwarimu yakwigisha ka pastor yakwigisha, agahita afashwa cyane ati nibyo haleluya amina, kuko ati umuntu yumvise koko, yarangiza ntamenye na kamwe ko yize, akibagirwa pe, akibagirwa. Nshuti yanjye, iki ni ikibazo mu nsengero zacu muri iyi minsi, mu nsengero ziriho muri iyi minsi, aho nibagirwa ijambo ry'Imana, bakanezerwa gusa nuko ababonye abakristo abakorera bambaye neza, babonye gusa ari baririmbye neza, bacuranze neza, ariko ijambo ry'Imana bakibagirwa. So zimeze kukara. Kandi usa n'izibibwe mu mahwa, uwo niwe wumva ijambo maze amaganya y'isi si bihendo by'ubutunzi bikaniga iryo jambo ntiryere. None nizimeze nk'izibibwe mu mahwa. Amahwa akaza akazijomba. Amahwa ni ubutunzi. Amahwa ni ikintu cyose, amahwa ni nk'imishito. Ni ukuvuga ngo yumva ijambo, ariko ako kanya, ariko si ibintu birashoboka, ariko se kukenye, ariko se ko abandi bafite iki ngiki ko ntacyo ufite, abandi ko bambaye neza ko bambaye nabi, abandi ko bafite voiture ko ntayo ufite, abandi ko bafite inzu nziza ko igihe wasengeye uri mu biki, bikamunambura. Nizibibwe hehe? Ku mahwa. Ni ukuvuga ngo ngo irari ry'ibyisi rimuvanamo, akavuga ati oya, nzaba nkizwa, reka nze nanjye mbyibe, cyangwa se reka nze njye gusambana babona bampereza amafaranga, cyangwa se kanjye kudeplace ikintu cya mwene data, nzaba nihana kera, ibyo ni nta kindi, cyangwa se kanshumure
reka nze n'ikintu cyo ku rusengero cyangwa se reka nze nkiriganye nzaba nihana kera. Izo ni zameze ku mahwa mene data. Tubonye ko izameze ku kara, wowe yumva ijambo vuba, ariko ako kanya agahita umubi akaza akarisaba. Kandi reka turebe rero, maze kandi usa n'izibwe mu butaka bwiza, uwo niwe wera ijambo, niwe wumva ijambo akarimenya, akera imbuto imwe 100, undi 60, undi 30. Haleluya. Ubwo rero izaremwe ku butaka bwiza yera imbuto uko bwije no kubukurikiranye, agera yera imbuto ko digenda zikurikiranye. Haleluya. Tubonye rero izabibwe mu nzira, izabibwe mu kukara, izabibwe mu mahwa, izabibwe mu butaka bwiza. Nshuti yanjye, reka mwifurize kugira ngo imbuto zawe ndetse ijambo ry'Imana usoma twere kuziribibira ku kara, twere kuriba mu mahwa, twere kuriba ku butaka bwiza, twere kuribiba ahubwo turibibe ku butaka bwiza. Ubutaka bwiza nuko wategura umutima wawe. Izo mbuto ni ijambo ry'Imana byahumetswe n'Imana, kuko byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo guhindura ubuzima bw'umuditse kamwemeza ndetse bigahindura. Aho ni turabisoma muri Timoteyo, yavuze ngo ibyanditswe byera n'ibyahumetswe n'Imana bigira umumaro wo guhindura ubuzima bw'umuntu bwahinduka. Haleluya. Rero izo mbuto tuvuga ni izi. Kadusimike gatoya tujye mu Bagalatiya. Iki gitabo ndagikunda cyane cy'Abagalatiya, umurongo igice cya 5 umurongo wa 22 turebe izo mbuto. Guzabwe mu butaka bwiza buzera ngimbuto igihe kinini. Katurebe izo mbuto rero. Tujye ku murongo wa 22. Ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, izabwe mu butaka bwiza. Nshuti yanjye, niba ibyo wigishwa cyangwa ibyo usoma mu ijambo ry'Imana, ibyo usoma binyujije muri Bibiliya, Umwuka baragusobanurira, dore imbuto uzera 100 n'indi 60 n'indi 30, imbuto zikana ziri gukura. Uzagira urukundo, igice 20 umurongo wa 22, Abagalatiya 5. Ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, 2 ibyishimo, 3 amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Bimeze bityo nta mategeko abihana. Yesu atugirire neza. Nshuti yanjye nkurikiye, reka mwifurize ngo niwumva ijambo ry'Imana, niba usoma ijambo ry'Imana mu cyumba cyawe muri iyi minsi ya karantine, nyaboneka ndakwinginze haranira kugira ngo wirinde, kugira ngo ijambo ry'Imana litagera mu mahwa. Twabonye ko mu mahwa rifatwa n'ibyisi, ubutunzi bw'isi bukakurangaza, amaganya y'isi akakurangaza. Nyaboneka were kumva ijambo ry'Imana mu mahwa, tegura umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Yesu atugirire neza. Haleluya. Kuko twabibonye izabibwe mu nzira, niho umuntu wumva ijambo ryayo yarangiza akibagirwa. Ariko izabibwe mu butaka bwiza zera imbuto uko bwije n'uko bukeye. Nshuti yanjye, Yesu atugirire neza kandi Yesu agutunganye, agusange. Rero reka nze mwifurize kugira ngo imbuto zose zere 100% nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira. Izo mbuto rero zibibwa hehe? Mu mutima wawe. Nshuti yanjye, mbere na mbere manza urinde umutima wawe, kuko niho ijambo ry'Imana ryawe rigera. Niba bavuga ijambo ry'Imana bakaba rigeze mu kuramya, impamvu turamya Imana mbere kuvuga ijambo ry'Imana kubera iki? Nuko ari abantu benshi baturutse mu mago bafite ibibazo byinshi. Wenda hari abantu babaremeje, cyangwa se mukuramya Imana twihaniramo, mukuramya Imana turitunganya, umutima wawe ukaba soft, ukera, ukumva mbese umwuka wera akagenda ari guhanagura ikiri kibi mu mutima wawe, ugasanga byibuze tugeze mu gihe cy'ijambo ry'Imana wibagiwe ibyo wari urimo, wibagiwe ubukene bwawe usize mu rugo, wibagiwe ibindi byose wari urimo kubera gushaka gushikirana n'Imana. Niba mukuramya Imana bidusunikira kwegera ahera h'Imana, kugira ngo twumve ijambo ryayo, kugira ngo Imana tuvugishe, bihanagura imitima yacu, byibuze tukihaniramo ndetse tugatunganiramo, tukanezerwa, tukagira umunezero, tukagira ibyishimo, tukagira icyizere, tukongera tukumvamo ibyiringiro, kubera ko kuramya Imana ni ubwiza bw'Imana butuzaho. Nshuti yanjye rero, niyo mpamvu turamya Imana kugira ngo nibuze imbuto pasiteri niyigisha
cyangwa undi mwigisha uri imbere yawe cyangwa ijambo ry'Imana nawe ugiye gusoma ijambo ry'Imana mu cyumba cyawe inshuti yanjye, haranira wumve ijambo ry'Imana, ubanze uramye Imana, ubanze uririmba indirimbo igufasha muri iyo minsi umaze gusoma ijambo ry'Imana. Katwumve rero uburyo izo mbuto zibibwa ni mu mutima wawe, kandi umutima wawe niwo Uwiteka ashaka. Inshuti yanjye, twese tuzava kuri iyi si, ariko umubiri bazawushyira mu gitaka, ariko icyo Imana izafata ni umutima wawe. Katwumve rero mu Migani igice cya 4 umurongo wa 23 ko bavuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Haleluya. Hano ni Migani igice cya 4 ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Ni ukuvuga ngo iby'ubugingo byose bikomoka mu mutima wawe. Igihe icyaha gishobora kunyura mu maso, nkatwe abasore urebye umukobwa mwiza utambutse ukumva uhise ucumureramo bitewe n'amaso, cyangwa kumva abakobwa bakunda kumva amagambo aryoshye ati uriya muntu ko karankunda, agatanga kuvuga ati uko yambwiye gutya, cyangwa se abadamu, cyangwa se ukareba ikintu cyiza ati iyi Mercedes ni nziza cyane kasi wayima, cyangwa se wayiba n'ibindi bitandukanye. Ariko byibuze iyo urinze ngo rinda umutima wawe, umutima wawe amaso ashobora kugucumuza, amatwi ashobora kugucumuza, ariko ibyo byose bigenda bigashyira hehe mu mutima. Nshuti yanjye rero icyo nshatse kukubwira, haranira kugira ngo ubutaka bwiza bw'umutima wawe, ubanze utegura umutima wawe mu gihe cyugiye kumva ijambo ry'Imana, cyangwa mu gihe ugiye kuvuga gusoma ijambo ryawe. Gusoma rero kumva ijambo ry'Imana si uko bazakubwiriza gusa, ahubwo nawe ufite Bibiliya iwawe ushobora gusoma, Uwiteka akakuganirizamo. Katureba impamvu abantu benshi muri iyi minsi basigaye bakunda ubuhanuzi cyane kuruta ijambo ry'Imana. Ibyo ntabwo ari byiza nshuti. Ubuhanuzi simvuze ko butabaho, si bunyuye ko ubuhanuzi budakora, ariko ubuhanuzi butavangirwa ni ijambo ry'Imana. Iwawe mu cyumba soma ijambo ry'Imana, utegura umutima wawe, ubibe imbuto. Yesu umwuka baragufasha kubiba imbuto mu mutima wawe kandi ukizwe. Haleluya. Kadusome mu Baheburayo igice cya 1 ngo kera Imana yavuganiye n'abasogokuruza no mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi sindanze, ubuhanuzi buri nibyo pe, hari umuhanuzi rwose uhanura umwuka w'Imana muriho. Mvuze ko hariho hari abukuri, hari n'abinyoma bakoresha indamu zabo n'inda nini, kandi bivuge gutyo, ariko hari abukuri inshuti yanjye. Rero abo ntabwo bahinyuye, Uwiteka niwe mucamanza, ntabwo ndi umucamanza ufite kwacira imanza. Ariko none ubuhanuzi butavangirwa mu gihe wateguye umutima wawe kugira ngo imbuto zawe zigwe mu butaka bwiza. Inshuti yanjye, soma ijambo ry'Imana. Ngo naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo. Twabonye ko Yesu niwe jambo yavuze kandi yahoranye n'Imana. Jambo ni ibyo mu Gifaransa bavuga la parole, mu cyongereza mu Kigereki bakavuga ni logos. Ni ukuvuga ngo iryo jambo ry'Imana yakoze kandi yahoranye n'Imana. Nuvuga ngo isi itarabaho, ijambo niwe muco, ngo Yesu niwe muco w'ukuri umurikira amahanga yose. Ngo yaje mu benga ariko ntibamwemera, yatandukanyije umwijima n'umucyo. None niba yaratandukanyije umwijima n'umucyo, kandi Yesu Kristo akari we jambo, kubera kutasoma ijambo ry'Imana ngo Yesu Kristo akumurikire kwa gusiga umwuka wera kubana nawe, ugaharanira ko nawe conscience yawe, amarangamutima yawe yayoborwa n'ijambo ry'Imana. Nibwo utazavangirwa, amarangamutima yawe nayoborwa n'ijambo ry'Imana, nibwo uzagira ubuzima buzira umuze n'imbuto za Kristo zihwanye rwose nuko Imana ishaka. Inshuti yanjye rero, simpinyuye abahanuzi, simpinyuye ibihanurwa, ariko nuko amaso tukabyitondera ndetse tukagerageza gutunganira Imana. Muri iyi minsi yuko dufite ikibazo cya coronavirus, ariko birasaba nk'abakristo guca bugufi imbere y'Uwiteka tugasengera isi yacu. Wenda bamwe bavuga ko ari igihe cy'imperuka, ariko nta muntu uzi umunsi cyangwa igihe. Ibihe turimo nubwo bigoye, urabona abantu benshi ni abahanga, ni abakiba, ariko ubwenge bwa mbere buhari ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ni ukuvuga ngo nituva mu byaha
iyi si yacu abantu bakubaha Imana izayihindura ndetse iduhereza amahoro. Ariko abantu mbere na mbere hose Imana yavuga ati reka nze mpindure cyangwa se reka nze ibihano ku isi, kubera ko abantu babaga binangiye. Abantu